Kaniki ndetse na Byamungu aba bombi bageze ku mbuga y'urugamba mu Minembwe bagiye gutanga umusanzu ukomeye cyane kugira ngo akomeze kwavasa mu ntambara akomeje kurwana hagati M23 ndetse na FRDC muri Fizi naho ibintu birakaze cyane kugeza ubu turi kuvugana ntabwo byoroshye muri rusange imbunda nyinshi zikomeje kujyanwa muri uru rugamba birakomeye. Nitwa Jabo Marashemba ikaze muri amakuru ndi kumwe nikora niko rumeze neza. Yego meze neza rwose. Abagabo ari Kaniki ndetse na Byamungu bageze ku mbuga y'urugamba mu Minembwe aba bombi mu byukuri bajyanye musada bajyanye gufasha iki kuri iyi ntambara ikomeje kuba yafata intera muri rusange. Urakoze cyane. Freddy Kaniki akaba Dr Freddy Kaniki akaba ari umuyobozi wungirije wa AFC M23 akongera akaba president wa MRDP twirwaneho. Hakongera akajyaho na General de Brigade Byamungu uyu nguyu nawe akaba yazamutse yageze mu misozi miremire ya Minembwe. Bose turaje tubagaruke tubabwire ikibajyanye hariya mu misozi miremire ya Minembwe. Si ibyo gusa turaza kuvuga ingabo z'abarundi ziri ahantu bita mu Gipupu. Zifungiye ahantu bita mu Gipupu zirimo zigenda zizenguruka zabuze inzira yo gutambuka ngo basubire hehe iwabo mu Gipupu. Turavuga no muri Uvira ntibimeze neza. Uvira ari mirwano ikomeye cyane mu duce twinshi dutandukanye. Turaje tubabwira ukuntu ari muri Uvira byifashe kugeza ubu ngubu. Reka twanzika na Mitamba turaza tubabwire drone zirimo zirasa muri Fizi n'ibindi bindi. Reka twanzike tubabwire umugabo bita General Byamungu ndetse na Dr Freddy Kaniki kugeza ubu ngubu bakaba bahingutse mu misozi miremire ya Minembwe. Aba bagabo hari mu misozi miremire ya Minembwe bari bategerejwe nyuma yuko mama 23 ndetse na twirwaneho bamaze kwigarurira iyi misozi miremire ya Minembwe ndetse n'imigufi bamaze kuyigarurira nibwo aba bagabo bashakishije uburyo bagomba kuva mu duce tuyobowe na mama 23 by'umwihariko aho tuvuga ni muri Kivu y'amajyaruguru ndetse no muri Kivu y'amajyepfo hano muri za Bukavu. Ariko hafi ya bombi ari Freddy ari Dr Freddy Kaniki ndetse ari na Byamungu bombi bari batuye hariya muri Goma. Yego. Ariko bazamutse bagiye guhumuriza abaturage bo mu misozi miremire ya Minembwe. Bageze mu Minembwe mu yandi masaha gusa nitwarangije kumenya ntabwo twabashe kumenya inzira bashobora kuba baraciyemo. Bajyayo. Bashobora kuba baraciye hariya muri Bukavu bagahita bazamuka direct bagaca Kaziba bakaza guhenguka za Rurambo ndetse bagakomeza berekeza muri tura duce tw'imisozi miremire ya Minembwe. Kuki bagiye guhumuriza abaturage? Bagiye guhumuriza abaturage kubera ko abaturage bari bamaze iminsi myinshi imyaka irenga 9 bari mu ntambara. Bari bamaze iminsi 9 imyaka 9 bari mu ntambara hariya mu misozi miremire ya Minembwe. Yego. Basabwaga kugira ngo haboneke bamwe mu bayobozi ba AFC M23 babahumuriza bababwire imikorere ya AFC M23 ndetse na twirwaneho dore ko bari bataranayisobanukirwa nta nubwo bayizeraga nta nubwo bayizi nta nubwo bari bayizi banibwiraga ko AFC cyangwa se mama 23 ishobora kuba itabatabara ariko kugeza ubu ngubu ni nyeshyamba ariko kugeza ubu ngubu barangije kugera muri kara gace bagiye gusobanurira abaturage icyo bita AFC M23 objectif yabo ni yihe. Umuturage bimfasha iki yamaze gusobanukirwa? Umuturage icyo bimufasha nuko umuturage abasha kumenya umurongo nyawo ishyaka ryabo cyangwa icyama cyangwa parti politique bagomba kugenderaho. Nkuko tubona uduce twinshi mama 23 igenda yigarurira tubona hari abayobozi bamwe baza guha abaturage umurongo bagomba kugira gute bagomba kugenderaho. Si nicyo gusa bagiye kubafasha bagiye no kumva ibibazo abaturage bo mu misozi miremire bagize gute bafite. Urabona ko mu minsi yashize nta ma connection bari bafite ariko ya mugabo Byamungu akimara kugerayo bahise batangira kugira gute bahise batangira kureba uburyo bakora iki bakora iminara y'amatelefone akongera agatangira kugira gute gukora. Nukuvuga ngo bari n'abaturage babo batuye mu misozi miremire ya Minembwe ari Kaniki baramureba ari na General Byamungu baramureba kugira ngo babashe kumva ibibazo bagize gute ibibazo bafite. Yego. Nta yindi leta bafite nta yindi guverinoma bafite guverinoma bafite ni AFC M23 twirwaneho. Nta bindi bituma byabafasha gutegura urugamba mu bundi buryo mu gihe bari hariya wenda bakaganiriza abaturage n'ibyo bakanababa hafi ariko bikanafasha
kureba uburyo ki bakongera kwavasa mu ntambara, byo ntabwo byashoboka. ibyo ngibyo nabyo byashoboka bashingiye ku byifuzo abaturage bababwira, babwira ati hano ndabundura umwanzi nguyu hano, turabyuka tugakubitana n'umwanzi. urabona niba umwanzi yagituruka muri turiya duce tw'irurenge, ushaka tuvuga ko hano werekeza mu majyaruguru ya Minembwe, za Pwenzero barangije kuzigarura, za Mukoko, za Nyaruhinga hariya ndetse za Mikenke, za Rwitsankuku, tuye duce barangije kugira gute kutwigarurira. Nunda barangije kutwigarurira, ariko hari umwanzi ugituruka hehe, ugituruka ahantu bita Irubenge. Ni muri amwanzi agituruka mu burengerazuba bwa Minembwe, akaza ajya agatera mu duce tumwe turimo abaturage, akabasha kunyaga amatungo yabo akayajyana. Icyo ni icyifuzo bashobora kubwira umugabo bita General Byamungu, dore ko ari we vice president wande Byamungu niwe wungirije uwo bita Makenga, niwe umwungirije. Buriya ni ukuvuga ngo ni nka Makenga wageze hariya muri Minembwe, kubera hageze umwungirije. Niwe babwira ibyifuzo byose bijyanye n'iki, bose n'abantu bakomeye. Ari Kaniki na Byamungu, ari Kaniki ari Byamungu, bose n'abantu bagize gute, n'abantu bakomeye cyane. General Byamungu baramubwira ibibazo byose bafite bijyanye n'iki na gisirikare, bamubwira bati turashaka ko bwana General Byamungu wadufasha, dufashe turebe uburyo twabasha kubona umutekano. Turiya duce tw'irurenge turacyarimo tugaragaramo amayimayi, barimo bazamuka bakanyaga inka ku Irumba, bakanyaga inka za Rutigita, bakanyaga inka za Masha, bakanyaga inka za Kabingo. Utwo duce twose turacagaragaramo abamayimayi. Nimba turikirimo tugaragaramo abamayimayi, baratanga icyifuzo babwire uwo bita Byamungu ndetse n'uwo bita Dr. Freddy Kaniki, barebe icyo bafasha bari abaturage bo mu misozi miremire ya Minembwe. Birumvikana cyane. Tunyarukira ngaho muri Fizi naho bintu bikomeje kuba byaba agatereranzamba, aho bihagaze gute hariya muri Fizi naho bikomeje kuba ibindi bikomeje kuba ibindi muri aya masaha turimo tubagaza amakuru nuko drone zimaze kurasa mu duce twinshi turimo ingabo z'u Burundi, aho drone yarashe ahantu hari ikigo cy'igisirikare cy'u Burundi. Tubwira abantu ko M23 yahinduye umuvuno w'imirwano. Yego, iri gukora ite noneho? Isigaye ijya kurwana ahantu yarangije kunetraliza ibitero by'umwanzi, yarangije kubinetraliza ikabica intege, igayikoresheje icyo bita amadrone. Kandi ayo madrone amenshi n'amadrone y'ingabo za leta. Ingabo za leta zisigaye zishaka kuzamura amadrone ngo zibashe kugaba mu bice M23 irimo natwirwaneho. Yego, M23 natwirwaneho bakaba barangije kubibona, bagahita bayinetraliza mu gihe yorashe mu birindiro bya M23, ikarasa mu birindiro by'ingabo bya FARDC, FDLR ndetse n'iki n'abazalendo. Yego, ibi bitero bikaba bibaye mu kanya hariya muri Baraka. Abarundi kandi barongeye bagize gute, hatikiriye abarundi benshi cyane, barapfuye ku bwinshi cyane. Abarundi barapfuye ku bwinshi benshi cyane, uburyo utashobora kubara umubare w'abarundi baguye hariya muri iki gitondo. Dore ko noneho muri iki gicamunsi, dore ko noneho hariya muri turiya duce nta n'imirwano myinshi yari yabayemo yo ku butaka, ariko noneho icyo bita drone, ni ibitero bya drone byiganje, byabamaze kabisa, byamaze abarundi. Abarundi bahabutse, ingabo za FARDC zahabutse, FDLR zahabutse, barimo baragenda iyo bagiye bose bakagenda bakwepika icyo bita amadrone. Ariko bizo drone ntazo bafite ngo bazirwanishe, nabo barazifite, ariko izabo bafite nizo M23 irimo kunetraliza zikajya kugira gute, zikarasa mu birindiro byabo. Ariko M23 ifite ikintu bita drone nayo. Yego, ntabwo turumva yigamba ko yagabye ibitero na drone, ariko ifite amadrone. Yego, uburyo drone bafashe mu Mikenge, bafashe drone 23. Izo drone zose barazifite, za FARDC bafashe. Hanyuma Pwenzero ntiwazibara, wabonye amakarito yararaho ngaho barimo bapakiramo amadrone, banazifotorezaho zaragaragaye nyinshi cyane bazifotorejeho. Rwitsankuku bafatiye amadrone menshi, ku musozi wa Baruta bafatiye amadrone menshi. Yego, M23 ifite abasore b'abasirikare babo n'inkumi bavuye muri training. Iyo training niyo kurashisha iki, amadrone. Yego, bafite abasore n'inkumi bize uburyo bwo kuyobya amadrone bakoresheje radar zabo. Radar zabo zibereka ko drone igiye ihagurutse, barangiza bagahita bayobya ya drone ku ikoranabuhanga ryabo, kandi bibereye hariya muri turiya duce twa za Minembwe. Iyo drone ku buryo ishobora kubarasa bo ubwabo bakirasa cyane rwose, uriyo kurasa M23 bakabasha kugira gute, bakabasha kwirasa.
ibyo bintu ngo birakora cyane, birakora cyane kandi biriya nibyo M23 irimo ikoresha kugira ngo ibashe kunetraliza ziriya ngabo za FARDC, FDLR n'abasarene. Dore ko hariya tire attention hariya muri Baraka burarigiye umuntu abwira abantu ngo imirwano igeze muri Baraka, ngo nta mirwano ngo iragera muri Baraka, ngo imirwano ngo irimo irabera ngo hariya kwa Murima. Ukibaza ngo se kwa Murima nimba ari wari kwabera urugamba rw'iki, urugamba rujyanye no kurwanira ku butaka. Hanyuma muri Baraka imirwano drone zikaba zirimo kurasa abantu hariya, nabyo ni urugamba. Ubihakana ute kandi utabashije kugira gute, utabashije kumenya urugamba urwari hariya muri Baraka, urugamba rugize gute, rurakomeje hariya. Drone zirimo ziraharasa, zamaze abasirikari b'abarundi, zamaze FDLR, zamaze wazarendo hariya muri turiya duce twa za Baraka ndetse na Fizi. Hariya Fizi uko wabonaga ingabo za M23 drone yari yazibangamiye hariya muri Masisi. Yego, kugeza ubu ngubu noneho drone irimo irabangamira abasirikare ba leta hariya muri Baraka ndetse na hariya muri Fizi. Niko babangamira uburyo barimo batinya kugira gute gusohoka ngo bajye hanze. Uburyo bari mu myobo, mu myobo bihishe, mu myobo bacukuye indake, bari mu myobo batagaragara bakaraswa, kugira ngo batajye kugaragara bakaraswa. Mu gihe bakomeza kwigaragara bakomeza kwiyelenga hanze, mu giswahili niko babyita ngo ni kujelenga. Hariya drone zirashobora kugira gute, zirashobora kubarasa zikabamara hariya. Urabona ngo abasirikare baho barangije kugira gute, barangije kuraswa benshi batandukanye. Nakubwiye uwo bita Jaconeus wari uyoboye ingabo z'u Burundi yarasiwe hariya muri turiya duce tw'iki twa Baraka, ariko barangije kohereza abandi basirikare baje kugira gute, baje kumusimbura. Bohereje umugabo bita Ndikumana. Uyu mugabo Ndikumana ni umukoloneli, niwe wasimbuye Colonel Jaconeus, warasiwe hariya muri turiya duce twa Baraka. Nuje kuyobora urugamba, ndetse ku murongo w'urugamba hageze n'umujenerale w'umurundi bita Muzinga. Aho nawe ugiye kuyobora abarundi muri uru rugamba. Rwose uyu mugabo yarasanzwe ayobora urugamba, uyu bita General Muzinga yarasanzwe ayoboye urugamba, ariko akaruyobora arahagana hehe, akaruyobora ari mu Burundi. Atanga amabwiriza atari mu gihugu cya Kongo. Atanga amabwiriza atari mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. None yahigereye neza ndani. Wenyine yarangije kugera hariya mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo bita Muzinga niwe kandi wari uyoboye ingabo z'u Burundi. Cyageze arimo zirwana hariya muri Sake. Biri nejo bundi uyu mugabo niwe wari uyoboye iki, wari uyoboye ingabo z'u Burundi. Uyu mugabo bita General Muzinga, sinibuka nimba ari General de Brigade cyangwa nimba ari General Major cyangwa Lieutenant General, ariko ni hagati y'ayo mapeta yabihagije. Uyu mugabo akaba yarangije kugera ku rugamba, ndetse n'uwo bita Ndikumana, Colonel Ndikumana, bakaba baje kugira ngo babashe kuyobora urugamba. Ariko bakigera hariya drone nawe zatangiye kugira gute, kubahiga. Bageze hariya babura aho babakirira, amahoteli babakiriragamo, bavuga bati radar za M23 zirashobora kuba zarangije kugira gute, kutubona, zirashobora kuba zarangije kudukapta, twakwinjira muri hoteli bakayiturasiramo. Imodoka yahabagejeje bahita binjira mu ndake. Yego, bari kuyobora urugamba bari mu ndake. Rega umuntu uyobora urugamba neza ariyoborera mu ndake. Amabwiriza nayo akayahabwa ari mu ndake byose cyane rwose. Umusirikare nyawe ayobora urugamba ari mu ndake, ntabwo uyobora urugamba wicaye ku gatope, cyangwa se ngujya kuyobora urugamba wicaye muri hoteli. Yoya, uyobora urugamba wicaye mu mwobo indani mu mwobo, niho abasirikare nyabo bajya bayoborera iki, bajya bayoborera urugamba. Bano basirikare b'abarundi barukomojeho bakomeje kubwotwa mu bice bitandukanye, usibye bari mu myobo n'abandi bagiye bapfa, none abagote mu bice bitandukanye bagoswe babuze ukuntu bahava. Ibyo bihagaze bite ko ari benshi? Ni benshi cyane. Hari abasirikare b'abarundi bagote ahantu bita mu Gipupu ubaho ni muri territoire ya Mwenga. Aho ngaho niho bagize gute, niho bagotewe. Bagoswe umunsi M23 yigarurira Mikenge. Noneho bagashaka kuva muri turiya duce twa za Gipupu, bajye kutuvamo, bakaza bajya gusatira ibice ngo barebe ko batambuka, bakareba uburyo batambuka, bagataha basubira iwabo. Baza gusanga inzira zararangije gufunga. Noneho baza bakagwa muri ambushe ya M23. Aho batekerezaga ngo M23 natwirwaneho batari, M23 natwirwaneho yamaze kwagera. Yarahabafungiye, irangiye kuhabafungira. Ingabo z'u Burundi zibura uburyo zivara muri turiya duce. Kandi kuvara muri turiya duce kw'ingabo z'u Burundi egare ko M23 yabihuye n'igihombo. Kubera iki? Kubera ko basabye M23 mwatwemerera tukabaha mukaduha inzira tugatambuka.
mama 23 irababwira ati niba mushaka gutambuka nimushire izo ntwaro zanyu hasi tubareke mutambuke muzidusigire icyo ni gishoboka muzidusigire nimurangiza kuzidusigira tubaye inzira mutambuke mugire gute mutahe abasirikare nabo bakavuga ati aba twahanganye na mama 23 tuhangana na twirwaneho niturangiza tudepoze imbunda niturangiza kudepoze ese tudepoje imbunda bakadufata byagenda bakadufata amateka ko n'ubwirinzi dufite ari uko tugifite izi mbunda zacu mu gihe izi mbunda zacu twazirekura ko badufata bakadufata amateka none se wenda mu gihe cyose batahabwa iyo nzira ubwo ni mu gihe banze gutanga za ntwaro ngo biromete nako bahabwa inzira byagenda bite mu gihe batatanga za ntwaro bafatwa amateka nk'uko bari kubivuga mu gihe batatanga za ntwaro ibintu ni bibiri barashobora kwiripotinga muri mama 23 bagafatanya rwose nta kibazo kirimo bakajya muri refresha kosi bagakora ikosi bakabakuramo mentalite za FARDC bakabazana noneho bagatangira kwinjira ku murongo w'urugamba nabo bahangana icyo ni kimwe icya kabiri mu gihe bakanga kuzidepoza mama 23 irabarasa bapfe neza bashire barapfa bashire irabarasa rwose nta mikino irimo nicyo gishoboka hanyuma ikindi cyabashobokera nuko bavara muri gipupu bagahita bamanuka berekeza hehe berekeza muri Maniema bagatoroka bakagenda muri Maniema bakagenda ariko ni kure cyane nta ushobora kugenda ibyumweru 2 n'amaguru kandi hari amashyamba ariko mu bijyanye n'intambara akeshi iyo abantu barwana ni byiza ko abasekere batanga akayira umwanzi mu gihe atsinzwe yacamo ahunga ntabwo kino cyizere gere cyuko yabaha inzira none bakagenda bagahunga bakava muri ibyo bice mabuke n'agati kaba yabaha inzira ndakeka mama 23 ntanzira yabaho bisa n'ibidashoboka kandi barayifunze none se wabayenzira ko mu kurwana se abasirikare batanga akayira ko umwanzi agomba gucamo ahunga mu gihe yatsinzwe urabona bari abasirikare muri strategie y'urugamba ubasigira inzira bahungiramo mu gihe barwanaga hariya muri Mikenge nico gihe bahunze berekera muri turiya duce twa za Gipupu yego mama 23 yari yabahaye inzira yabo bagomba guhungiramo yari yabahaye ko banyura muri turiya duce twa za Rwitsankuko bakaza kuzenguruka twa Rwitsankuko barangiza kuzenguruka bakaza guhinguka neza hariya muri turiya duce twa umusozi wa Baruta bagahita bakomeza berekeza hariya Pwenzero no kwa Murima bagahita bakomeza berekeza hariya muri Baraka ndetse na Fizi ariko bo ababo bahunze banyura muri ako gace ariko abo bagenzi babo bo bahunga berekeza hariya muri turiya duce twa za Gipupu urabona nimba barahunze berekeje muri turiya duce twa za Gipupu ntago mama 23 yari kubabwira ati mwayobye murimo murahungira ahantu hadahungirwa ntanzira muzabona barabaretse nyine bahungira muri utwo duce mama 23 ihita ifunga iki umuhanda yesi ifunga umuhanda ikimara gufunga umuhanda bari baje kwireturuva basanga bagize gute bahungiye mu nzira itari n'undi bagotewe hahandi bahungiye aho ngaho n'ubwa kabiri bahagotewe hariye kandi mama 23 yafashe turiya duce ariko ubwo sinkisubira cyaha sinkisubira cyaha nukutamenya ntabwo bazi ngo umuntu urimo kurwana ese ubundi uri umusirikare uri kurwana ikintu cya mbere umenya ugomba kumenya ahantu ushobora kunyura uri guhunga ukamenya ngo umwanzi ari muri aka gace umwanzi nandusha imbaraga ndahungira muri aka gace ariko mu gihe utamenya agace umwanzi aherereyemo byanga byakunda umwanzi aragukubita kandi akagufata hiri cyangwa se atagufata miri umwanzi ugasanga yakugoteye ahantu udashobora aho rero numva ikibazo cy'abakiri ku bakomanda cyangwa se abayobora urugamba kuko kese umuntu uyobora urugamba abafite ikarita abafite ibyerekezo akubwira ngo cana hariya ubwo urumva ni wowe kibazo kubera ko ntago aba yayoboye neza abasirikare be ndumva nta bari ikibazo ntabwo simvuga ngo n'abakomanda babo n'abasirikare bose b'u Burundi abasirikare bose b'u Burundi bagiye kurwana hariya muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagenda batazi location ubundi ugiye kurwana ahantu uraba kujya guhanganira ahantu urabanza ukiga mapu bakayigukubita neza carte géographique bakayiguha ukareba ukamenya ngo hari kariya gasozi mu gihe hari kariya gasozi ntambutse kariya gasozi ngahura n'umwanzi ndashobora kugarukana muri kano gace kugira ngo mbashe kubona iki inzira ibirumvikana ariko mu gihe abasirikare b'u Burundi bahaguruka bagahabwa amabwiriza mu gitondo bakababwira ati foreign bakajya kuri foreign hapre bava kuri foreign bakababwira ati twerekeze muri Minembwe muzajya mu Rwanda muri kumwe n'abasirikare ba FARDC bazi turi aduce kandi n'abasirikare ba FARDC bose hafi ya bose ntago bazi turi aduce nabo kandi ari wabo tibatuzi
urambwira ngo umusirikare wavuye Kinshasa cyangwa umusirikare wavuye Kalemi cyangwa umusirikare wavuye Katanga cyangwa umusirikare wavuye Hombo cyangwa umusirikare wavuye mu tundi duce dutandukanye twa Kongo cyangwa umusirikare wavuye hano muri za Masisi uramubwira ngo naje kurwana muri Minembwe adafite location adafite localisation adafite carte géographique uravuga ko uriya muntu hariya yahize ryari yamenye ryari ntabwo yigeze ahiga ntiyigeze amenya n'agace agiye guhungiramo niyo mpamvu buriya barimo barwana baza kwisanga bagasanga mama 23 yarangije kubazingira ahantu kubera ko mama 23 natwirwaneho bo n'abana bavuka muri turiya duce akabazi agace kose none wabwira umwana wakuriye muri Mibunda uri mu Rwanda hariya muri kariya gace iyo Mibunda niyo yegereye Gipupu niho iwabo umwana yavukiye niho yakuriye niho yaragiriye inka niho yarahahinze nta kintu na kimwe atigeze akorera warangiza ukabwira kuwo nguwo ukamubwira ngo kano gace ntabwo akazi birumvikana cyane ntabwo byakundereka ntabwo birumvikana cyane rwose twikomereze kandi amakuru menshi ari kuvugwa agezweho muri iyi ntambara muri rusange reka dukomeze noneho twerekera ahantu muri tuno duce Baraka twayigarutsemo twayivuze Rugezi naho hari imirwano ikomeye cyane ingabo za mama 23 ziri muri tuya duce twa Rugezi abazarendo baje kuzitera baturutse ahantu bita bari bavuye mu duce twa Rulimba muri tuya duce twa za Rulimba ni ngaho baturutse ndetse n'abaturutse za Mirimba bari baje kushatse kugaba ibitero kuri mama 23 natwirwaneho baza kubarasa basubira inyuma barabirukana saho ngaho gusa Remera twageze hariya muri iki twarangije kugera hano muri Uvira yego hano muri Remera harimo arakomeza kubera imirwano ikomeye cyane humvikanya amasasu aremereye cyane biri guturika cyane hariya muri Uvira Uvira byakomeye cyane ariko Uvira kuki ukomeza kuba gutya Uvira byakomeye cyane n'ubundi mama 23 iri hejuru ya Uvira ariko abarimo barwana hano muri tuno duce hano muri Remera ho hari n'ingabo za mama 23 hano mama 23 Remera irimo irahangana n'ingabo za FARDC FDLR ndetse n'abazarendo bashaka kugira ngo bamanuke abari Remera kuri uriya musozi baze kumanuka ndetse bahure n'abari hariya Rubarika bazahure ndetse n'abavuye hariya kuri uriya musozi iriya misozi ya za Mitamba za Kirungwa nibarangiza baze bahure hariya muri turiya duce twa Uvira mama 23 yarangije kudesida igiye gufata umwanzuro ukomeye cyane wo kugira ngo babashe kwinjira hariya muri turiya duce twa Uvira birumvikana cyane gahunda ubwo no gusiramo bagafata Uvira bakongera bakayifata cyane rwose nicyo bagiye gukora hariya muri Uvira hari imirwano ikomeye cyane harimo imirwano ishamiranyije wazarendo ubwabo barimo barasubiranamo hariya muri Uvira barangiza bakica abaturage usanze wazarendo yasubiranyemo n'abahibu usanze abazarendo ubwabo basubiranyemo bakongera bakagira intambara ya mama 23 natwirwaneho barimo barwaniramo yego hanyuma noneho umuturage utuye hariya muri Uvira akaba ari ubasha kugira gute kuhababarira akaba ari nayo mpamvu mama 23 irangije gutangaza ivuga ko directement tugiye kwihuta tuze twinjira hariya muri kariya gace ka Uvira turebe uburyo twatabara ibintu byihutirwa kugira Uvira cyane rwose mbaba ni mu bintu byihutirwa cyane birumvikana hanyuma noneho ahantu bita Mitamba ubwo tuvuye muri Uvira turazamutse hariya muri iriya misozi ariko naho ni muri territoire ya Uvira Mitamba naho hamaze kurundwa ingabo nyinshi cyane Mitamba ingabo zande z'abarundi zije kurwana hageze ingabo z'abarundi nyinshi cyane bazanye ihe misiyo muri Mitamba misiyo yabazanye no kugira ngo bakubite ingabo za mama 23 ndetse natwirwaneho babashe kwigarura turiya duce kuki bashaka Mitamba cyane ni mpamvu bashaka Mitamba nuko ifite point strategique yo kugira ngo babashe kurinda Uvira mu gihe waba udafite Mitamba Kirunga ndetse n'Agafinda na za Buhonde hariya waba utafite nta kizere cyaba kirimo ko waba ufite Uvira niyo mpamvu rwose bizashoboka se birashoboka ko mama 23 ndetse natwirwaneho ntabwo bari abarundi bashobora kubatsinda nibo benshi cyane ariko nta ntego bafite ihambaye yo kugira ngo babashe kwigarura turiya duce n'ubwitange bwabo ni buke cyane ubwitange bwabo ni buke amahirwe menshi nuko abana abarundi baje nabo barashobora kuzatsindwa rwose bari abarundi bazatsindwa hariya muri Minembwe baratsindiwe bari benshi cyane ibihumbi 9 bari hariya muri turiya duce bangana n'abana ba mama 23 natwirwaneho batageze ibihumbi 2 ari ibihumbi 9 ugakubitaho wazarendo bari bageze nk'ibihumbi nka 10 ugako FRDC ntiwabara bari benshi cyane ugakubitaho FDLR abo ngabo nabo ntiwababara ugakubitaho abacancu nabo ntiwababara abo bose barakubiswe bavari ndakeka hariya Mitambaho barimo barayitiranya mama 23 kwisanga muri kariya gace egare ko babashaka kugira gute kukurangiza birumvikana cyane hari ibindi byihutirwa twabagezaho
ibindi byihutirwa nuko hariya nyine hariya muri Mitamba naho ibitero byatangiye kugira gututumba mu gitondo kare twababwiye ko hariya muri Gafinda naho hari iki arimo hakumuriro barimo barwana hariya muri turiya duce ariko kugeza ubu ngubu uduce twinshi twa Kivu y'Amajyepfo harimo harabera imirwano ikomeye cyane. Ya mirwano twumvaga yari ifite umuvuduko uri ku rwego rwo hejuru cyane, ya mirwano imisitambutse hariya muri za Masisi yarangije kwimukira hariya mu misozi miremire ya Minembwe. Ari nabyo byatumye M23 ndetse na Twirwaneho bafata gahunda yo kugira ngo babashe kubohora Minembwe. Gusa kugeza ubu ngubu ingabo za M23 na Twirwaneho bari kwa Murima ariko ndibarinjira muri santere neza. Ariko intego niyo kwinjiramo bagakoresha santere irega bayirimo neza ntabwo utagenda na 15 minute nyaho utagera 15 minute bari neza ishamba rya Bicumbi barangije kurivamo baraho ngaho hafi ndetse n'ahantu bita Mukoko barangije kuhagera. Turaduce twinshi M23 ndetse na Twirwaneho barangije kutwigarurira. Niyo bari kutugenzura mu magambo cyane rwose birumvikana cyane. Yego niko reka dusoreza ahangaha. Urakoze cyane. Nshimiye abantu babanye natwe muri aya makuru aho bari hirya no hatandukanye mu isi yose kuko baradukurikira. Nshimiye na Nicolas twabanye muri aya makuru. Nitwa Jabo Marashimwe mwese Imana ibarinde. Imboni TV, imboni ya rubanda.